hanyuma rero urugo ndwubaka ntayoboje Imana inzira turishingira umunsi nageze iwabo umuryango w'iwabo uraterana urankubita baguhora iki bampora yuko batanshaka icyo gusa ntago banshakaga murumuna we n'abandi banyamuryango biwe na ba nyirasenge na papa wiwe bose bazana inkoni barankubita byabaye ibintu bikomeye cyane. Wowe washatse we yarabizi ko wari warashatse? Yego yarabizi cyane ko nari naranasezeranye. Uri umugabo mwari mwarasezeranye? Yego. Wari warasize umugabo mwasezeranye ujya gushaka undi mugabo? Satani niko abigenza. Ubundi Satani iyo akujyanye mu buyobe nta kintu na kimwe urebaho. Ni iki wabonye muri ayo mezi 5 kikagutera ubwoba ukavuga uti nshaka kubona? Ikintu nabonye muri ayo mezi 5 ngewe twabanye mbona ari umuntu usenga, mbona ari umukozi w'Imana kuko bimwe mu byatumye tubana yambwiye ko Imana yamwemereye umuryango, wayisobanuje umuryango imubwira ko azawusanga i Kigali. Hanyuma rero muri uko kugira Imana imubwire ko azasanga uwo muryango w'i Kigali, ngewe duhurira mu kibuga hari ahantu turangurira batereka imbuto aho ukorera. Yego aho nkorera hari ukuntu abantu bandika ibintu bigaragara n'ibintu bitagaragara, abinzanira ambwira ko ari inyandiko y'Imana. Yego mbirebye nsanga nta jambo niri na rimwe nabasha gusomamo, ndavuga ni inyandiko y'Imana koko. Naravuze ni inyandiko y'Imana kuko cyane ko nta na kimwe ashobora gusoma, nta na kimwe kandi we akabisoma. Harambwira ati reba urumva nari maze igihe kinini muhakanira. Hanyuma rero maze kubibona gutyo nahise mfukama musaba imbabazi, ndamubwira mbabarira igihe nahereye nkarushya n'umwuka wera w'Imana. None se yaraje kubwa ko ari inyandiko y'Imana arayigusobanurira? Ngiye kubisoma byarananiye, hanyuma bimaze kunanira we arabisoma, amaze kubisoma aranabinsobanurira. Hanyuma binsobanuriye numva harimo amazina ya papa wanjye, numva harimo ya mama wanjye, numva harimo y'umugabo twari twarashakanye, numva harimo ayanjye n'ay'abana banjye uko ari 3 n'ikiciro cy'ubudehe turimo. Muri ayo mezi 6 ikintu cyatumye menya neza ko atari umuntu mwiza. Mu bintu bya mbere byanantushijeho cyane, yari yarampaye imfunguzo z'inzu ye, ariko ambwira ko yayikodesheje, abantu bayikodesheje nibayivamo tuzayijyamo. Hanyuma rero yego hanyuma rero muri ayo mezi 6 ntangira kwishyuzwa ubukode bw'inzu, kandi nari nyirimo nzi ko ari yacu kuko hari akandi ku ruhande. Njya mbyibuka ni inzira ndende cyane kuko ndabyibuka njya kumubaza neza, narose nimero ndota n'amazina by'umuntu ntazi. Urumva nye ntago nari nzi Imana ya telefone? Yego n'amazina ntazi. Urumva ntago nari kumenya ngo ni Imana inyeretse cyangwa ni Imana ibivuze. Ntago nari nzi Imana yereka abantu gute, sinari nzi ngivuga gute, sinari nzi abakozi bayo, nanabapingaga kuba abakozi bayo. Kubera nyine ibyo bikomere nari narahuriyemo nabyo ngo iravuze, sinabiha agaciro, sinanabyitaho, ndanabireka. Ariko buri Imana iyo yakubitsemo umugambi wayo, ikintu cyitwa umugambi bundi nge mba mbona aricyo kibasha kuyobora umuntu kikamugeza ku ntego nyakuri yahagomba guhagarara. Nzimushyiriye aniza telefone tuzishyiramo ndazihamagara, nitabwa n'umukobwa, mwita ya mazina numva arayikirije, numvisha yikirije, noneho ndamuganiriza, nitwa gutya, mbeze gutya, nimero zawe nazibonye gutya, amazina yawe nyabona gutya, mbana n'umuntu witwa gutya, kandi mara kubona nimero yawe n'amazina yawe mbimubwira, yambwiye ko wagiye kwiga mu gihugu cyo hanze wanashatse, ndashaka kumenya amakuru yawe. Ati yakubeshye cyane, uwo muntu mubana ni fiancé wanjye, tuzakorana ubukwe mu kwezi kwa 8. Yo mana nyine ngabo we. Rumva nyuma yo kumenya ibyo bintu nari ndi mu buzima bubi bukomeye cyane, bwajemo imivuduko y'amaraso, imivuduko y'ubwo. Hanyuma rero akimara kumbwira ibyo bintu ndamubwira nese ko nanjye tubana. Arambwira ati hoya ntago ibyo bintu yabinkora, kamuhamagare. Nigira inama yo guhamagara umugabo twari tumaranye imyaka 3 tutavugana. Ndamuhamagara ndamubwira wamfashije abana
ko aho narindi byanze nibyemera kuzabansubiza nkabafata. Abana wari warabazanye cyangwa bari bakiri kwa mama? Nari mbafite, nari narabazanye. We yahise akubwira ngo wazanye nabo ukagaruka mu rugo rwawe, ukagaruka koko n'ubundi nari nkigutegereje. Yasirekana njye gusuhuza aho dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimira aho waba uherereye hose. Ushobora kuba dukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera turi kumwe n'umumama hano, nziko cyangwa se ngiye muzi bamwita Mama Rafiki. Mama Rafiki, meze gute? Meze neza cyane. Se kurimo kuvuga nk'ababikira se buriya uri umubikira? Oya, ntago ndi umubikira. Yego. Mama Rafiki, njye nkuzi nka Mama Rafiki. Unzi nka Mama Rafiki ariko nitwa Musabyimana Immaculée. Yego. Mama Rafiki ni izina ry'ububyeyi. Ni izina ry'ububyeyi. Mama Rafiki giko muzi no mumama ukijijwe. Yego. Ngira ngo ugira n'icyumba cy'amasengesho. Yego, ndakigira. Nyabyondo. Nyabyondo. Yego. Uciye ku giti cy'inyoni ugakata kuri Sikoro. Mu Nzovi. Gakomeza muri Nyabyondo. Nyabyondo hari n'abantu bajya bakunda kuza gusengera hano hejuru, hano hari amazi. Ahantu hari amazi bahita cyane. Bahita ku Kivumu. Hari ahantu ni sawa rwose. Hari ubutayu bw'amazi bushimishije. Umuntu abuboneramo Imana. Yego. Hari ahantu ndahazi cyane rwose ku bantu bazi gushaka amavuta, hari ni sawa. Yego. Mama Rafiki, reka tubanze ikiganiro cyacu rero n'isengesho. Wadufasha mu isengesho. Mana, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo byawe uduhozaho. Witeka Nyir'ingabo Imana, turakubona uko bwije n'uko bukeye. Imbabazi zawe ntago zirondoreka ku mwana w'umuntu. Ibyo bitumye tuguhereza icyubahiro Nyir'ingabo Imana. Warakoze kubana natwe. Witeka Nyir'ingabo Imana, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turi imbere y'ubwiza bwawe rero, Witeka tugiye gukora ikiganiro. Reka bazakibona Uwiteka Nyir'ingabo Imana, kizagira icyo kibafasha, gihindura imitima yabo. Uwiteka, imbabazi zawe zibabonekeho, imbaraga zawe zibabeho, kubera ko wabaye mu ruhande rwe, ajya abasha gushobora ibyo atabashaga gushobora. Reka Uwiteka Nyir'ingabo Imana, urukundo rwawe rusakare ku bantu bawe, kubera ko ari wowe mugira neza kandi ari wowe udukunda by'ukuri. Witeka rero dukora iki kiganiro, reka ubwiza bwawe butubonekeho kandi buboneke no ku bazacyumva, barushaho kuzamura icyubahiro cyawe, barushaho kumenya kuri Imana y'ukuri. Witeka bayoboza inzira kandi ibintu bikagenda neza. Urakoze kuri Imana ibanye natwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Mama Rafiki, umaze igihe kingana iki wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Rero igihe maze nakira umwami Yesu n'umukiza muri njyewe by'ukuri, nanabisobanukiwe ibyo ari byo, hashize imyaka 3. Hashize imyaka 3? Yego, ariko nsenga hashize imyaka 30. Njyewe nsenga hashize imyaka 33. Ariko nakiriye umwami Yesu n'umukiza by'ukuri, nzi n'ibyo ndimo, hashize imyaka 3. Nubwo mu myaka 33 maze usenga. Narasengaga. Imyaka 3 yonyine niyo umaze uvuga uti nzi Kristo turaziranye. Yego. Muri iyo myaka 33 nari n'umuririmbyi muri korali ya Kini. Kristo nyarimo. Wari umuririmbyi ariko uravuga uti mu myaka 33. Yego. Ubwo numvanga imyaka 30. Ntago Kristo twari tuziranye. Ntabwo twari tuziranye kuko sinari nzi ibyo yanga, sinari nzi ibyo akunda. Nirindaga ibyaha bizwi nyine ko byo nabifata nk'ubunyangamugayo, ntago nabyirindaga kuko mutinya. Kuko nari ntarumva ijwi rye, nari ntarumva havugira. Nanjye ubwanjye nyine nari ntarumva ko ibyo nkora mbikorera kumutinya. Numvaga nyine ari ubunyangamugayo bwo kudahemuka. Ntago numvaga ko ndi gutinya Kristo kuko nyine narasengaga ndi n'umuririmbyi ariko ntazi ngo Kristo byagenda gute. Ariko imyaka 3 ni igitangaza gikomeye cyane.
iyo myaka ni iki cyakubwiye ko iyo myaka 30 yose uyimaze uri mu rusengero ariko utarakira Kristo? Ni iki cyabikumenyesheje? Ikintu cyabimenyesheje muri iyo myaka 33 nahuye n'ingorane zikomeye. Hanyuma rero sinatekereza ko Kristo umuntu yamuyoboza inzira cyangwa akamubaza impamvu izo ngorane ziri kumubaho. Hanyuma rero nkishakishiriza inzira bikanga cyangwa bigakunda, ariko ntigeze ntekereza ko hari uwo nabaza akanyobora inzira y'ukuri. Hanyuma rero muri iyo myaka 3 impamvu nasobanukiye ko mwakiriye bitandukanye nuko nari nsanzwe nsenga, nuko nari ntangiye noneho kumva ko namuyoboza bikemera. Yego. Watanye no kujya wumva ijwi rye? Ko wari utubwiye ko wari utarumva ijwi rye. Nari ntarumva ijwi rye uko nguko abahanuzi bavuga. Ngiye nari umuporo, idini ry'abaporo rero nyine barasenga bakaririmba bakagenda, ntubonemo umuntu Imana ivugishije. Yari itaramvuga mu izina ngo nyine numve ko inzi cyangwa se wenda hari ikintu integanyiriza. Naragendaga ngasenga bisanzwe. Yego. Ati naragenda ngasenga bisanzwe nkitahira. Ubwo byari ibyo bimwe byo ku cyumweru nyine bimeze nk'imihango? Byari ibyo ku cyumweru kuko nari nagiyeyo mama wanjye ambwira ko nyine yari y'umudiyakoni, yajyaga yubakaho n'urusengero, numva nasengeraho mama wanjye yasengeraga njyayo gutyo. Yego. Noneho muri iyo myaka 3 ubwo ntekereza ko wenda ari naho ushobora kuba warakuye wenda izo mbaraga zo kuba wakora icyumba cy'amasengesho. Itandukaniro ubona ririmo ni irihe na mbere yuko wari utaramenya Kristo by'ukuri? Itandukaniro ririmo rero ni inzira ndende. Itandukaniro ririmo nubatse urugo. Hanyuma rero urugo ngubaka ntayoboje Imana inzira. Ngubaka nsanze umwana w'imfubyi, nabyitaka n'imfubyi kuko mama we ntago babanaga, yari yaragiye kera ntiyagaruka. Mama w'umugabo wawe? Mama w'uwo musore twakundanaga. Yego. Hanyuma rero aragenda ajya hanze kera ntiyagaruka. Muri kwa kutagaruka bituma bahura n'ubuzima bubi, bava iwabo papa wabo amaze kuzana umugore bajya kuba kwa nyirakuru. Hanyuma rero nanjye nkaba nabanaga na mama wanjye, papa wanjye yibanira n'undi mugore iwacu dukennye. Ibyo twari dufite papa wacu yarabitwaye. Urumva papa wanyu yarakibitaho mbega? Yego. Hanyuma rero urumva ku rwe ruhande ntabwo yari bubashe gukora ubukwe, no ku rwanjye ruhande sinari bubashe gukora ubukwe. Hanyuma rero muri uko kutagira ubushobozi bwo gukora ubukwe, tujya inama nk'abantu bakundanye zo kwibanisha tudakoze ubukwe. Tukishingira. Hanyuma rero turishingira, umunsi nageze iwabo umuryango w'iwabo uraterana urankubita. Baguhora iki? Bampora yuko batanshaka icyo gusa. Ntago banshakaga. Bari basanzwe bakuzi? Bari basanzwe banzi, ariko hari ibintu byabagaho kera ngo byo kugirira abantu neza bakitura abandi. Naje kumenya ko ikintu bamporaga, papa wabo ngo yari yarashyingiye mama wacu, mukuru wa mama wanjye, ngo iwabo wa mama ntibamwitura. Hanyuma rero Isa aravuga ati ntago tumushaka. Bajya inama baraza baragukubita? Murumuna we n'abandi banyamuryango biwe na ba nyirasenge na papa wiwe bose bazana inkoni barankubita. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Waraye muri urwo rugo? Yego. Hanyuma rero nyuma yo kunkubita turanga turakomeza turashakana. Urumva nari umuririmbyi. Ntago wigira inama ngo uhite usubira iwanyu? Oya, ntago nasubiye iwacu. Ahubwo nari umuririmbyi. Urumva iyo nza gusubira iwacu nibwo nari kuba nsebye cyane kuruta uko byari bimeze uko nguko. Hanyuma rero twigira inama turakomeza turibanira, ariko tubana nta byishimo mfite kubera ko iwabo batanyakiriye, kandi ndi no gukubitwa ntago namubonye aho ngaho. Yahise yigendera se? Ntago nzi ahantu yari yagiye, ariko nyuma naje kumenya ko yari yagiye guhuruza iwacu
ngo baze barebe ukuntu byagenze. Ariko njye ntibyanshimisha kuko numvaga nubwo nasengaga ntago nari nzi ngo Imana ni iki, sinari nzi ngo Yesu ni iki. Njye numvaga yaza akamfasha natwe tukabakubita. Namwe mukirwanaho. Yego. Mbona ibyo bintu ntago bibaye, ariko nyine numva birambabaje. Hanyuma rero nyuma yo kubana ubuzima burushaho gukomeza kuba bubi. Iwaba ari ntawe twitayeho, iwacu ari ntawe twitayeho. Urumva mama wanjye yari umukene cyane, papa wanjye ntago yaranyitayeho, ni yarashaka no kumenya ibyabaye. Niwabo ntibari bamwitayeho kuko yazanye umugore badashaka. Ubuzima buba bubi cyane. Urumva nta kintu yari afite, nanjye ntacyo nari mfite. Ubuzima buba bubi cyane. Bumaze kuba bubi cyane, nganira na mushiki we arambwira ati ko uzi gukora wazaje i Kigali. Mushiki yabaga i Kigali? Yego. Hanyuma rero tuzi i Kigali, ariko tuzi i Kigali we atabishaka. Hanyuma rero tugeze i Kigali. Umugabo atabishaka? Umugabo wawe ntago yabishaka? We ntago yabishakaga. Nuko hanyuma rero mushiki we arambwira ko mbona uzi gukora. Kandi iwacu akaba ari nta mikorere ihaba, wazaje i Kigali. Mbimubwiye arabyanga, abyanze kubera ko numvaga nyina mbuza kujya aho ubuzima bushobora guhinduka. Dusezeranaho kuko twe dufite ubuzima bubi cyane bukabije. Ko minari nzi gukora ariko ntaho gukorera, nta kintu cyo guheraho namba cyari gihari. Duhita dusezeranaho, arambwira ataho kugira ngo ujye i Kigali cyangwa tujyeyo, reka dutandukane. Muratandukana? Yego. Turatandukana, nigira iwacu. Icyo gihe ngenda umwana afite amezi 6. Mwe mufite umwana w'amezi 6? Twari dufite umwana w'amezi 6. Urumva twari twarabanye, turabyara, ubuzima buba bubi, ntawe utwitayeho, ntawe utureba. Turatandukana rero, ndataha nawe akomeza ubuzima n'ubundi noneho bwa gisore. Nyuma yo gukomeza ubwo buzima rero, namaze amezi 3 iwacu, mbona n'ubundi ubuzima bukomeje kwanga. Ndavuga nti n'ubundi reka nongere tubane, nta kundi byagenda. Uremera usubirayo? Ndemera nsubirayo. Hanyuma aranyakira, gusa Imana izamumugisha kuko uko biri kose yagiye andwanaho. Turongera turabana, tumaze kubana tuza kuganira, tuza kubyemeranwaho ko tugomba kuza i Kigali. Hanyuma rero nyuma yo kwemeranwa ko tuzi i Kigali turahaza. Yageze harabyemera mbega? Nago yabyemeye, n'ubundi ntiyabyemeye, gusa ngiye numvaga nashaka ahantu duhindurira ubuzima. Hanyuma babandi batwanze nyine tukareba ko nibura batugarukira, tukongera tukabana nabo. Urumva gutandukana n'umuryango kandi ntacyo wahemukiye birababaje. Yego. Ntaho umwana yasura, ntawe yatambira, ntaki. Abyanze rero, hanyuma dukora akantu ko kumubeshya na mushiki we. Ndabizi ikiganiro azakibona, nakibona azatubabarire. Ntabyo azi n'uyu munsi. N'uyu munsi dukora akantu ko kumubeshya. Uyu munsi nibwo mbivuze. Turamubwira, ngewe ndazinduka kare ndakaraba nambara neza, mubwira ko ngiye i Kigali ariko nzagaruka. Hanyuma rero ngezeyo, nari ndi ku isiri na mushiki we ryuko azamubwira ko yamuboneye akazi. Hanyuma ngeze kwa mushiki we, haciyemo nk'iminsi 2 mu gihe ntegereje ngo naye aramuhamagara amubwira ko yamuboneye akazi. Kamuhemba 120. Urumva umuntu utarakoreraga n'igihumbi cyangwa n'ibihumbi 2 kumva ko yabonye akazi k'120 rwari urundi rwego. Yego. Hanyuma rero araza, nawe aritegura araza. Amaze kuza amubwira ko yakerewe, akazi bakajyanye. Mushiki we Imana izamumugisha, itaduhimbabura, aduha n'isafuriya. Tujya gushaka inzu turabana. We yari afite umugabo? Yari afite umugabo. Hanyuma rero mwari mufite amafaranga yo kujya gukodesha inzu? Oya, ntago twari tuyafite, ariko yari umuntu mfasha cyane, barayaduhaye, ntago yari inzi ihenze. Noneho rero tujya kuyibamo, tuyibamo, ubuzima buba bubi, ubuzima buranga. Ariko nkajya numva ko ubuzima impamvu ari bubi ari uko twabanye iwabo batanshaka. Havuga wenda iyo baza kuba banshaka hari icyo bari gukora, n'iwacu bakagira icyo bakora, ibintu bikagenda neza, biranga. Hanyuma rero nza kwigira inama yo kumuta, yo guta umugabo.
nza kwigira inama yo kumuta kuko ubuzima bwari ikibazo gikomeye cyane, akibana nanjye nkibana kuko numvaga hari tubanye ari byo bitumye merewe nabi nawe amerewe nabi. Ubuzima buba bubi, ibintu birakomera bimera nabi, hanyuma rero ndamusiga. Ndagenda njya kuba ku mumama wabanaga na mushiki we atarashaka. Hanyuma rero ngezeyo marayo iminsi myinshi, maze kumarayo iminsi myinshi biba ngombwa ko ntekereza ko ndi guhemukira umuntu twakundanye tukagera no ku rwego rwo kubana. Turongera turabana. Hanyuma rero kubera ko twari tubanye ariko numva ntishimye, nta buzima bwiza naboneye iwabo, nta n'ubuzima bwiza namuboneyeho, kandi nkumva ko ubuzima bubi bwose mfite ari we ubufitemo uruhare, nuko nabyumvaga ngewe. Urumva nyine narasengaga ariko ntazi ngo Imana ni iki, ntazi ngo Yesu. Wari ugisenga? Yego, nari ngisenga. Hari ukuntu umuntu asenga ariko yakurikiye abandi, cyangwa se agasenga hari ukuntu yabyumvise, yabyumvanye abandi, ariko muri we nyirizina adafite icyatumye ajya gusenga. Yego. Ari ubundi hari ukuntu umuntu asenga afite ikintu cyatumye ajya gusenga, uwo muntu byakomera byakoroha aguma ku Mana, byakwanga byakunda aravuga ngo nzabona Imana. Naho nge rero nari nagiyeyo cyari nk'ikigare, cyari nk'ikigare nyine, narabyumvanye abandi, narakurikiye abandi, aho bishyushye nkumva niho nakwigira. Urumva ntabwo nari nzi Imana pe, ntabwo nari nzi Imana ku buryo nabihamya ngo ndayizi. Hanyuma rero nkomeza kumutesha umutwe kubera kumva ko ubuzima bwanjye bubi ari we buturukaho. Aza nawe kumva ko bimugoye, aragenda, arigendera. Ariko agenda atambwiye, twabaga hariya hejuru mu Gatsata. Agenda atambwiye, hanyuma mu gutaha nsanga yagiye. Amaze kugenda ngiye ntago nigeze mbabara, nigeze mbabara. Navuze nuko biri kose ubwo ari ugiye, Imana ishimwe. Noneho ngiye kwiberaho mu buzima nshaka bwanjye bwiza. Mpita numva ko ngomba gushaka undi mugabo. Hanyuma rero kwa gushaka umugabo akaba ari bwo nzagira imibereho myiza. Mwari mufite abana bangahe ubwo? Twari dufite abana 3. Ariko nta kintu numvaga bimbwiye na gitoya. Ubwo mwari mumaranye imyaka ingahe? Twari tumaranye 15. Imyaka 15? Ubwo nyuma yo kuza i Kigali nyine yarihanganye turagumana nuko. Hanyuma rero twari dufite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Aragenda, numva ndashubijwe cyane kuko numvaga ubuzima bubi tubamo ari we utumye tububamo. Ubwo waheraga wa munsi kigeri wabo bakagukubita? Yego. Ntago nari narigeze mbakunda, n'urwo nari nimufite urumva rwari rwaragabanutse. Yego. Nari impari nyine kuko yanteye inda tukabyara nuko n'ibindi. Nta rukundo rundi mbega ntago numvaga nyirufite kubera izo ngorane nari narahuriyeyo nazo. Hanyuma rero nanjye mfata abana mbajyana kwa mama wanjye. Mpita ntangira kubaho mu buzima bwanjye, nawe ariho mu buzima bwe. Hanyuma rero nyuma yo kubaho muri ubwo buzima nza gushaka umugabo, mubwira ko nashatse. Arababara cyane. Hanyuma amaze kubabara ariko mubwira ko ariko bigomba kugenda kandi atazampamagara kugira ngo ntagira imbogamizi aho nagiye. Mbega atagusenyera? Atansenyera. Wowe washatse we yarabizi ko wari warashatse? Yego, yarabizi cyane ko nari naranasezeranye. Uri umugabo mwari mwarasezeranye? Yego. Oya, wari warasize umugabo mwasezeranye ujya gushaka undi mugabo? Satani niko abigenza. Ubundi Satani iyo akujyanye mu buyobe nta kintu na kimwe urebaho. Satani yagukururiye mu buyobe, wakubwira muri bwa buyobe ibyiza uzahuriramo nabyo, ntabwo akwereka ibibi uzahuriramo nabyo. Kuko twari twarasezeranye tujya mu murenge, turasezerana byemewe n'amategeko, ariko ntitwajya mu rusengero ngo dushyingiranwe imbere y'Imana. Hanyuma rero iyo Satani ari kugukurura, nicyo nari mubwiye,
ntabwo ajya abasha kukwereka ibibi uzahurira nabyo mu rugendo akujyanyemo. Njyewe numvaga gusa nyine nishakira undi nzigirira imibereho myiza, ibyo kuba twarasezeranye, byo kuba twarabyaranye abana 3, numvaga nta kizababuza kubaho, kandi nanjye nawe numvaga nta kizamubuza kubaho, nanjye numvaga nta kizambuza kubaho. Rero ari nacyo naheraho mvuga ngo hari igihe umuntu ata ibye akajya kubaka iby'abandi, kandi byagiye kubaka nta mumaro bizamugirira, ahubwo ibyo yataye ari byo byari buzamugirira iki akamaro. Ni nacyo cyatumye mbasha kumenya Imana muri iyo myaka 3 kandi maze igihe kirekire nsenga. Urumva iyo nzira hariyo zitanabaho sine wasanga ntari no kumenya Imana. Ntago wigeze utekereza kwa divorce wenda kugira ngo we washyingiranwa n'uwo mugabo wundi? Narabitekereje cyane, ariko mbitekereza we muri we harimo umugambi w'Imana, hari niko nabyita, arabyanga. Divorce arayinyima, arambwira ngo uzarinda upfa witwa umugore wanjye, nanjye nzarinda mpfa nitwa umugabo wawe, kuko divorce ntabwo nzayiguha. Yego, turagiye turabana. Hanyuma nyuma y'umugabo wa kabiri, n'umugabo wa kabiri turabana, ibintu bigenda neza mu mwaka wa mbere. Mberaho kuri iki kintu, hari igihe umuntu abona ishitamba, niko njya numva abanyarwanda bavuga, sinzi nicyo bisobanuye, ngo umuntu agatana urwo yari yambaye. Byari byiza mu mwaka wa byari byiza tumenyana, biba byiza mu mwaka wa mbere tubana, ariko mu yindi myaka ikurikiyeho biba bibi cyane. Hanyuma bimaze kuba bibi cyane, njyewe ntangira noneho kuyoboza Imana inzira. Byabaye bibi, turatwita. Hashize igihe kingana n'icy'amezi 5 ntangira kumenya uwo ari we, ntamubonagamo mbere. Hanyuma ntangiye kumenya uwo ari we, birampungabanya cyane, kuko noneho nari ntangiye gutekereza imibereho ngize ari yihe, uko nzabaho ari ukwe, kuko nari maze kubona ya mibereho nari nagiye nsanga nayo bitazakunda. Ni iki wabonye muri ayo mezi 5 kikagutera ubwoba ukavuga uti nshobora kubona? Ikintu nabonye muri ayo mezi 5, njyewe twabanye mbona ari umuntu usenga, mbona ari umukozi w'Imana, kuko bimwe mu byatumye tubana, yambwiye ko Imana yamwemereye umuryango, wayisobanuje umuryango, imubwira ko azawusanga i Kigali. Hanyuma rero muri uko kugira Imana imubwire ko azasanga uwo muryango w'i Kigali, njyewe duhurira mu kibuga, hari ahantu turangurira batereka imbuto, aho nkorera. Hanyuma rero nawe yari yazanye imari itari nyinshi, n'uvyo yari yazanye imifuka 5. Hanyuma rero iyo mifuka nkimara kuyigura, niho yambwiye ko Imana yamubwiye ko umuryango we azawusanga i Kigali, atari nabyo yari asanzwe akora, ariko nyine yari yamubwiye ko yabikora kugira ngo imuhuze n'umuryango we. Ni naho namubwiriye ko nasezeranye, mubwira yuko mfite abana 3, ibintu byose ndabimubwira, ariko arambwira ati nta kibazo, reka nzongere nje kuyibaza, wasanga nibeshye. Ariko kumbi ahari we yarandebaga akabona yambonera mu buzima, ariko njyewe nanjye ntabwo nari mfite. Ego, ntabwo Imana yari yamubwiye. Nkurikije ibyo nabonye, nubwo yaje akubwira ko ari Imana mbega yabivuze. Yego. Mama Rafi, aho hantu reka wenda nguce mu ijambo, tugira ikibazo cy'abantu baza bavuga ko ingo zo muri iminsi hari aho usigaye usanga zisenywa n'abahanuzi, ngo umuntu akaza akavuga ko Imana ivuze na kuri umugabo atari uwawe, cyangwa se ngo ivuze kuri ari umugabo wawe, ariko mwamara kubana ugasanga biranze. Kuko hari nk'umudamu mperutse kwakira mu buhamya yaduhaye, yavuze ko ngo yashatse Imana yaramubwiye, ariko uyu munsi yatandukanye n'umugabo, kandi waracyemeza ko ngo ari Imana yari yabivuze. Ese Imana ishobora kuguha umuryango, ariko uwo muryango mugatandukana, kandi ari Imana koko yawuguhaye? Rero ibyo bintu biragoye cyane kubisobanukirwa, kuko igihe turimo ibinyoma nibyo bibaye byinshi cyane kuruta ukuri. Igihe turimo ibinyoma bibaye byinshi cyane kuruta ukuri, no kuvuga ngo hari abantu bavuga ukuri Imana ivuze, ariko hari n'abantu bavuga Imana itavuze, bashaka kurira hiti muri Yesu.
yego kubera ko we yumva ko nta kintu bigize gute bimutwaye. Rero kugira ngo bashe gutandukanya ibyo bintu biragoye, nawe utari mu mwuka wera w'Imana ngagusobanurire. Ariko nanone hari ikindi kintu navugaho aho ngaho, subiye inyuma gato, umuntu wari we wese Imana yaremye niyo yaba atarakira agakiza, hari icyo bita inzozi. Nta muntu n'uyu n'umwe ushobora gukandagira mu buzima ngo Imana ibyemere ko abukandagiramo atarabona n'akantu gatoya kw'ibyo bintu atari byo. Njyewe ako kantu gato narakabonye ngira ngo mbonereho mbivuge, kandi icyo gihe ntaramenya ngo gusenga n'iki ijwi ry'Imana rivuga gute. Ariko kubera ko nari mfite irari ry'ubuzima bwiza, mvuga ni wenda nzabona ubuzima bwiza nindekurana n'uyu muntu, ntabwo nabashije kubyitaho. Rero nabo hari ikimenyetso baba babonye, nibasubiza amaso yabo inyuma bazajya basanga icyo kintu baba barakibonye, ahubwo bakakirengagiza. Kuko imigenzereze y'Imana niyo waba utavugana n'Imana n'umupagana arayizi. Yego. Imigenzereze y'Imana niyo waba utumva ijwi ry'Imana n'umupagana arayizi. Yego. Nta muntu n'uyu n'umwe utazi icyaha icyo ari cyo. Twese tubikora cyangwa se bose babikora kubwo kwirengagiza. Biba ari ukwirengagiza. Rero bazahura n'abababeshya ko Imana yavuze, ahubwo abo bantu babeshye bo ni bande? Ese ibyo binakubwiye kuki wumvishe ko ari ukuri 100%? Kuki wowe nimba bikubwiye utatekereza ko Imana ari y'abantu bose ngo ugire umwanya wo gusenga nawe ubigiremo uruhare? Wenda uyibwira uti basi sindumva ijwi ryawe na rimwe muri nge, ndotesha inzozi cyangwa se nyereka ikimenyetso. Imana igitanga ibimenyetso. Rero abo bantu izo ngo zisenyuka n'izo ngo basenya uko biri kose nabo baba babigizemo uburangare. Yego, tujye twemera intege zacu nkeya kugira ngo byubaka batarazigira. Yego, haba habayeho uburangare cyangwa se intege nkeya. Yego. Ubwo rero umugabo arashavuga ati ngo reka nsubireyo nyibaza. Yego, ambwira ko asubiyeyo akayibaza. Hanyuma rero mu gusubirayo akayibaza, ngewe mpamya neza ko nubwo nari mfite ubuzima bubi, nari mfite ubumuntu, kuko najyaga ngera igihe cyo gutekereza ko yemeye kunjyana kandi nta hankuye hazamufasha. Ntekereza ko iyo bitaza kugenda gutya ari wenda nari no gusubirayo nkamusanga bitaranagera kure. Nyuma yo kujya kubaza Imana, yaragiye agezeyo arampamagara, arambwira ngo yamboneye imari. Arambwira nimwoherereze, niba ndi buyigure nimwoherereze irangamuntu yanjye yandikirane na ba nyiri imari, ngo kugira ngo aramutse agize ikibazo nzabashe kujya kubaza iyo mari. Simpombi. Ndamubaze si iyo mari ihagaze angahe? Ambwira ko ihagaze 130. Nkurikije iyo mari uko twayicuruzaga numva ntabwo nahomba. Rero maze kumva ntahomba, mwoherereza yarangamuntu. Abantu batekerwa imitwe bababwiye ngo Imana iravuze, kambisubiremo nibagira ubushishozi cyane. Imana iravuga nibyo, ariko abantu batekerwa imitwe bababwira ngo Imana iravuze nibagira ubushishozi cyane. Nibabikubwire, nibamara kubikubwira nawe ugira uruhari rwo kubisengera. Yego. Niba udafite izo mbaraga nushaka umere nk'ubitesheje agaciro, Imana izazi bikore kuko ariyo yabivuze, cyane ko hari ibintu ikora itavuze, hakaba n'ibyinshi ikora nabyo yabivuze. Ntago abantu bose Imana igira neza ari uko iba yabivuze. Nibagira ubushishozi. Kuko impamvu mvuze icyo kintu, namuhaye iyo rangamuntu koko arandikirana, amaze kwandikirana urupapuro ararunzanira. Urumva ngewe ntago nari kubasha kumenya ibya nyuma y'urupapuro. Aragenda irangamuntu ayishyira muri mashini, naje kubimenya nyuma. Uko nagiye nsobanukirwa uwo ari we niko nagiye menya nyine nuko byagenze. Urupapuro arushyira muri mashini, abona umwirondoro wanjye wose, yandika ku rupapuro. Amaze kwandika ku rupapuro, hari ukuntu abantu bandika ibintu bigaragara n'ibintu bitagaragara, abinzanira ambwira ko ari inyandiko y'Imana. Yego. Mbirebye nsanga nta jambo niri na rimwe nabasha gusomamo. Ndavuga ni inyandiko y'Imana koko. Naravuze ni inyandiko y'Imana.
kuko cyane ko nta na kimwe washobora gusoma, nta na kimwe. Kandi we akabisoma. Arambwira ati reba, urumva nari maze igihe kinini muhakanira kuko nari nzi ko mu mvugo y'Imana abantu babituburiramo abandi, ariko ndavuga ni ibi bintu n'Imana ibikoze pe. Urumva nanjye ntago nari mfite imbaraga zo kujya kuyoboza Imana, ariko ikintu cyo kuyoboza Imana ni icyambere. Hanyuma rero maze kubibona gutyo, nahise mfukama musaba imbabazi, ndamubwira mbabarira igihe nahereye nkarushya n'umwuka wera w'Imana. None se yaraje akubwira ko ari inyandiko y'Imana, arayigusobanurira? Ngiye kubisoma byarananiye. Hanyuma bimaze kunanira, we arabisoma, amaze kubisoma aranabinsobanurira. Hanyuma binsobanuriye, numva harimo amazina ya papa wanjye, numva harimo aya mama wanjye, numva harimo ay'umugabo twari twarashakanye, numva harimo ayanjye n'ay'abana banjye uko ari 3, n'icyiciro cy'ubudehe turimo. Mbega yakubuzana umwirondoro wawe nyawo kabisa. Yego, ariko mbonye ko bidasomeka, uti ni Imana, ndavuga ni ibi bintu n'Imana yabyanditse. Ariko sinasubira inyuma ngo nanjye numve koko nabaza Imana, kuko nari ntaramenya ngo basenga gute. Nubwo najyaga gusenga, urumva nyine twatangiye nkubwira ko cyari ikigare cyangwa se nkurikiye abandi. Hanyuma rero njye wabimbwiye mpita numva vuba ko burya n'impamvu nari nararushye, nari naragowe, hari uko nari narashatse n'umugabo utari uwanjye. Kuba ubonye umugabo wawe wanjye bwite. Hanyuma rero turakomeje turakundanye, nuko mu minsi nibirebire, mu minsi mike hashize nk'amezi 2-3, ambwira ko yarwaye. Njya kumureba, maze kujya kumureba ko yarwaye, uwo munsi niho nubatse n'urugo. Mumenyanye? Ngo yarabwiye ati ndarwaye ngwino nsure. Yego, ndagenda ngiye kumureba, ngizeyo nsanga ko kameze nk'umuntu warwaye wanarembye. Yemwe umuntu yita ku murwayi, njya gushaka ibyo kwita ku murwayi nibura ngazanzamuke. Imana ye kuba impaye umugabo nari mukeneye wanjye, nabazaga noneho ngabe anapfuye kare, numvaga ndi mukuru. Yego, ubwo mba njugunya urugo rwanjye, ndujugunya ntararukubitirwamo, ndujugunya ntararutukirwamo, ndujugunya nta kibi ndarubonamo kidasanzwe uretse iby'ubuzima bubi. Ndaruta ndagenda njya kubaka urugo rutari urwanjye. Wagezeyo se unuvanga iryo joro wahise urarayo? Iryo joro naragiye, maze kujye ntago hari ninjoro, hari nka 8. Ego, ahubwo namwitayeho nyine bigeza nka 9, nibwo yatangiye kuzanzamuka no kuvuga. Hanyuma rero hatangiriye kuvuga, arambwira ndakoze, nyine aranshimira nkuko washimira umuntu wakugaburiye akakwitaho nk'umuntu urwaye. Hanyuma asa nk'usohoka gakeya ahita afunga. Arambwira ati rero njyewe kuva namenya ko wasezeranye kandi nkamenya ko ufite abana 3, birashoboka ko mu muryango w'iwanyu batakuma, divorce izatinda. Nasanze ntabitegereza, uyu munsi ubaye umugore wanjye. Ariyo mpamvu nanababwira rero ngo imvugo y'Imana abantu bayituburiyemo abantu benshi, nibitonde cyane. Imana iravuga, ndabizi neza, ubu narabimenye ko ivuga, sibyo? Ariko nibikuvugishije, nawe baza Imana ikimenyetso. Ese nawe yibaza akantu nibura gashobora kukwemeza koko kariyo yavuze, kubera ko udashoboye kwisengera ngo ubashe kubimenya, sibyo? Baza Imana inzira. Naragiye, ubwo mbandayeyo, urumva yari wahise ubyemera nawe? Yari yafunze, nta rufunguzo nari kubona amafunguza, nta telefone nari mfite iri kwaka. Urumva nagiyeyo mu gitondo cya 8, urumva hari cyari mu masaha ya kare. Hanyuma rero telefone no kuyimpamagaraho no urabizi telefone ukuntu za smartphone ukuntu zimara umuriro vuba, urumva yari yazimye, nta butabazi ntaki. Ubwo rero urumva ntago ari kugumaho n'umuntu Imana yakubwiye ko ari umuntu wawe. Naravuze nibura wasanga nawe adafite ubuzima bwo gukora ubukwe, cyane ko icyo gihe nawe yarari no mu buzima bubi. Nubwo byari bimeze gutya, ariko yarari mu buzima bubi. Nkanavuga ngo kuva ari Imana yabivuze izaduha ubuzima bwiza. Tereka nanjye mfatireho. Kamfatireho. Mfatiraho nubaka urugo. Hanyuma rero muri ayo mezi 6 nibwo namenye ko ari umuntu utari mwiza.
yari umuntu ugenda ubeshya abantu benshi batandukanye. Yego. Hanyuma rero muri ayo mezi 6 ikintu cyatumye menya neza ko atari umuntu mwiza, mu bintu bya mbere byanantushijeho cyane, yari yarampaye imfunguzo z'inzu ye, ariko ambwira ko yayikodesheje, abantu bayikodesheje nibayivamo tuzayijyamo. Hanyuma rero yego. Hanyuma rero muri ayo mezi 6 ntangira kwishyuzwa ubukode bw'inzu, kandi nari nyirimo nzi ko ari iyacu kuko hari akandi ku ruhande. Njya mbyibuka ni inzira ndende cyane, ariko ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yatumye ibyo mbicamo, kuko byatumye mbasha kuyimenya. Nibyo byatumye mbasha kumenya Imana, nibyo byatumye mbasha kumenya gusenga, nibyo byatumye mbasha kumenya koko ngo uriya muntu uvuze ni Imana imuvugiyemo cyangwa ntago ari Imana imuvugiyemo. Imana yarakoze ko yanshishije muri ubwo buzima. Batangira kunyishyuza inzu, arigendera yigira iwabo. Hanyuma rero namuhamagara akambwira nabi, kandi muri icyo gihe twari tumaranye yaratarambwira nabi. Abaransize yigira iwabo, ari gutinya ko bazaza kutwishyuza ubukode ahari. Hanyuma rero nyiri inzu nza kumusobanurira, musobanurira ibintu ukuntu ibintu bimeze, kuko urumva aza bwa mbere namubwiraga nka nyiri inzu, aza bwa kabiri mubwira nka nyiri inzu, ariko aje bwa gatatu ansobanurira ikimugenza. Ndamuganiriza mubaza ikimugenza, ansobanurira neza, nanjye musobanura uburyo ndaho ngaho. Ntekereje neza nsanga ninkaza uburakari birarushaho kuba bibi cyane, ko nari ndi muri riske y'ubuzima, narasize abana, narabasigiye mama wanjye, umugabo naramusize kubera ko numvaga nyine mbayeho mu buzima bubi kubera we. Naho ngaho ndi mbona ubuzima nta buhari, niho nyirizina natangiriye gusobanuza Imana. Ndavuga ngo Mana, nimbona ungiriye neza ukankura muri ubu buzima bubi niteretsemo, nzagushima. Cyane ko no muri ubwo buzima nyine njyewe numvaga Imana itabaho. Nubwo najyaga gusenga ariko simbona uburengezi bwayo, numvaga Imana itabaho. Ariko mbonye bikomeye, buri abantu benshi basenga Imana ari uko byakomeye cyane. Yego. N'ababikomereramo barabanje guhura n'icyabasengesheje. Yego. Ndayibwira ngo nimbona unkuye aha hantu nzamenya koko kuriho, nzamenya koko kuhari, nzamenya koko kuvuga, nzanagukorera. Yewe nzakubwira n'abakuzi barushaho gukomera, nkubwire n'abatakuzi bakumenye nunkura aha hantu. Byari ibintu bikomeye, ni birebire cyane, byo kubyara ni birebire, byo kugira ngo Imana inyobore inzira byabaye birebire. Ariko ndabyibuka neza ko haje umukecuru mutekerereza inzira zanjye. Umugabo se yari yaragarutse cyangwa yari yaragiye burundu? Yarataragaruka. Mutekerereje inzira zanjye, arambwira ati nta kindi kintu cyagufasha uretse kuyoboka inzira yo gusenga ukabaza Imana icyerekezo. Ndamubwira nese ndayibaza icyerekezo, nibi bifuti nakoze n'aya mabara nakoze Imana izamvugisha. Arambwira ati Imana ikunda abantu bafite umutima uciye bugufi, niba wemeye koko kiriho, ukaba wemeye ko ikugiriye neza, wayikorera wayivuga, izagufasha. Uwo mukecuru mboneyeho no kumusabira umugisha, Imana imumpera umugisha, aba ibatsinda, Imana imuha umugisha cyane. Niwe wa mbere wanjyanye mu butayu anjyana gusenga. Tugezeyo Imana iricecekera ntiyavuga, cyane ko niyivuga ntari kumenya ko yari yivuze, kubera ko nari impuye n'ibikomere by'uwayibeshyeye ko ivuze. Turataha, ariko tumaze gutaha ntangira kubona impinduka. Maze kubona impinduka nkomeza gusenga Imana nyiyoboza inzira, ndakomeza nyiyoboza inzira, Imana ndasenga nyiyoboza inzira. Ariko koko noneho numva mbishyizeho umutima, numva iramutse nankize mu buzima yanteganyirije, bwaba bubi cyangwa bwiza, nakwihangana. Nuko haciyeho nk'amezi 2 maze kumenya ukuri, ndasenga mbaza Imana, hacaho undi mwaka ntarabona igisubizo cyo guhagurukaho ndi ngo ngende, kuko ntawe nari mfiteho kujya. Kandi umugabo yaragiye. Nyuma yaho yari yagarutse, kuko
yari yamaze kumenya ko nyine ntakibivugaho ntakinabyitayeho kuko muri iyo nzu bari bahatwirukanye njya gushaka n'indi ndanayibona yego nanayibamo azaje nyine twongere tubane kuko nabonye indi nzu turanabana nsaba n'imbabazi biranarangira kuko nta n'impamvu ntari kumubabarira kuko ntawe nari mfite ho kujya n'ayo mabara yose nari nikoreye sinari kujya kwa mama wanjye sinari kujya ku mugabo nasize nanamubwira ko ntakeneye kanampamagara ntago nari bumusange mbese nawe nari mfite ho kujya n'ibintu byo gukora nari mfite nasaga nk'uwabimweguriye ari usigaye yego ari usigaye abikora kuko urumva nyine byari hatari kuko nyuma yaho twaje kubyara urumva nari mfite uruhinja narabyaye mbazwe byari ibintu bikomeye cyane nuko rero Imana ingirira neza imaze kungirira neza mbona impaye inzira yo kugira ngo ngende inzira rero yayimpaye gute narakomeje ndasenga mbwira Imana ko ishobora kungirira neza ikanereka mu buzima yo yaneguriye bwaba bubi bwaba bwiza nkazabyihanganira hanyuma rero mu gukomeza kuyibaza no gusenga najyagayo nihishe kuko ntiyanabyemeraga ko njya gusenga kandi yaraje kwereka ko ari n'umuhanuzi aho yego yambwiraga yuko kujya gusenga mu bantu benshi atari byiza nta kintu Imana itabwira umuntu ari wenyine we yaragisenga se ubwo se urumva yari umunyamasengesho ntabwo yari umunyamasengesho ahubwo yari yihishe mu ijambo ry'Imana yari yihishe mu ijwi ry'Imana ngiravuze kuko yari yarabanye n'abantu basenga n'iwabo barasengaga yego ubundi unarebye abantu bakunda kubeshya ngo Imana iravuze ubakurikiranye neza wasanga baravukiye ahantu basenga bakumva uko Imana ivuga bakigana uko ivuga ariko atari yivuze bigasa nabyo yego bigahita bisa nabyo ku buryo utabivangura nuko hanyuma nyuma yo gusenga Imana narose inzozi ndose inzozi ndazimubwira nzimubwiye azinsobanurira uko zitari ariko nyine ndabyumva kuko urumva nanjye nta kigenda cyanjye urumva nasengaga bisanzwe kuko ntazi ngo Yesu ninde Imana ninde nibiki ntago narinzi hanyuma rero nzisobanuje undi muntu azinsobanurira uko we atazinsobanuriye evo Imana iravuga kandi iranakora ahubwo igiduteye urujijo nabo yavugiyemo yego nicyo kiyobeye abantu kuko ndabyibuka njya kumubaza neza narose nimero ndota n'amazina by'umuntu ntazi urumva njye ntago narizi Imana nimero ya telefone yego n'amazina ntazi urumva ntago nari kumenya ngo ni Imana inyeretse cyangwa ni Imana ibivuze ntago nari nzi Imana yereka abantu gute sinari nzi ngivuga gute sinari nzi abakozi bayo nanabapingaga kuba abakozi bayo kubera nyine ibyo bikomere nari narahuriyemo nabyo ngo iravuze noneho izo nimero ndazimubwira numva iyo nza kuba nzi ko ari ibintu hari impinduka yageze kuri njye kuko ndi gusenga mba narabashe no kubiceceka nkahamagara iyo nimero rwihishwa hari nka 8 z'ijoro 9 gutyo ndazimubwira maze kuzimubwira arambwira ati izo nimero se atireka reka naho kumbi we ahise azifata mu mutwe mubwira n'amazina arambwira ati ayo mazina ngiwe ndayaza ariko wasanga yo nza atari yuze ayo mazina nayo umukobwa twiganye witwaga gutyo urumva sinatinyuka kuyavuga kubera umutekano wabo twariganye yaje no gushaka umugabo w'umusirikari yagiye no hanze y'igihugu atari kubwo wasanga uwo muntu nzi atari we Rose sinabiha agaciro sinanabyitaho ndanabireka ariko buri Imana iyo yakubitsemo umugambi wayo ikintu cyitwa umugambi bundi nge mba mbona aricyo kibasha kuyobora umuntu kikamugeza ku ntego nyakuri yahagomba guhagarara ntago Imana yatumye mbyihorera naje gusanga wa mukecuru wanjyanye gusenga ndazimubwira nzimubwira arambwira ati uzi ko buryo uri umusazi ati zana izo nimero tuzihamagare ntabwo nzibuka ndagenda ndazimubaza ati nanjye ntago nzibuka Imana yo kabyara yo gaheka ziragaruka zigarukana none ari mu bicuko by'ijoro none ndabyuka ngira ubwenge ndazandika ndaceceka maze kuzandika buke mu gitondo nzishyira wa mukecuru urumva muri ubwo buzima nari nagurishije telefone kugira ngo tubone aho kuba kuko nyine inzu yaranyirukanye nari nzi ko mba mu nzu yanjye noneho
nzimushyiriye aniza telefone tuzishyiramo ndazihamagara nitabwa n'umukobwa mwita ya mazina numva arayikirije numvisha yikirije noneho ndamuganiriza muganiriza Imana igitanga ubwenge muganiriza ibintu nanjye ntazi ukuntu byangezeho ndamubaza amakuru bite se ko twaburanye ese wowe uruwahe ndamubeshya nyine mubwira iwabo aho we avuka ni Imana yari yabiguhaye oya ubwo nahise nshaka ukuntu nanjye namubeshya mubwira ko mvuka ahantu nkimara kuhamubwira numva arahazi numva nawe nihavuka nicyo cyatumye menya ko ari havuka noneho turavugana ndangije ndamubwira nisha ntabwo nakwihishamo kankubwiza ukuri nitwa gutya meze gutya nimero zawe nazibonye gutya amazina yawe nyabona gutya mbana n'umuntu witwa gutya kandi mara kubona nimero yawe n'amazina yawe mbimubwira yambwiye ko wagiye kwiga mu gihugu cyo hanze wanashatse ndashaka kumenya amakuru yawe ati yakubeshye cyane uwo muntu mubana ni fiance wanjye tuzakorana ubukwe mu kwezi kwa 8 yo mana nyine ngabo we yabimbwiye mu kwezi kwa kangahe kwa 2 bazakora ubukwe mu kwezi kwa 8 urumva nyuma yo kumenya ibyo bintu nari ndi mu buzima bubi bukomeye cyane bwajemo imivuduko y'amaraso imivuduko y'ubwo harabaye ntihakabe hanyuma rero akimara kumbwira ibyo bintu ndamubwira nese ko nanjye tubana arambwira ati hoya ntago ibyo bintu yabinkora kamuhamagare kumbe niho Imana yanshakiye inzira yo kumpagurutsa mu bitari ibyanjye injyana mu byanjye niho Imana yari yaciye inzira nibavuga ngo Imana ifite inzira nyinshi cyane abantu benshi bajye babyumva kuko Imana irazifite akimara kumbwira gutya arambwira ati kanze muhamagara ibyo bintu niyabinkora aramuhamagara maze kumuhamagara baravugana amaze kuvugana amubwira ati rekana n'umusazi nge nta mugore ngira aramubwira ati hoya kaza amazina yawe akabaza iwanyu akabaza abo muvukana yabibwiwe n'iki arangira amubwira ati noneho kankubwiza ukuri amubwira ati mboneyeho kugusaba imbabazi ni ubuhamya burebure mboneyeho kugusaba imbabazi nabyaranye n'umuntu dukorana mu kazi nuko tumaze kubyarana akajya ahora nyikuraho ngo tubane ariko ni umukecuru kuri nge ntago twabana ahubwo mbabarira naho kumbi niyo nzira Imana yaciye kugira ngo insubize mu rugo rwanjye kuko urumva muri iyo myaka n'ubwo buzima umugabo wanjye nawe yari yatangiye kugira ibyo arekura yatangiye no kurambagiza hari muri gahunda nawe yo kurambagiza ariko ubwo mwari mumara imyaka ingahe uwo mugabo wa kabiri 3 muri ubwo buzima bwose twari tumaranye 3 kuko urumva twari dufite umwana w'imyaka 2 n'igice hanyuma rero arambwira ati reka muhamagare aramuhamagara amuhereza ayo makuru y'ukuntu yabyaranye n'umuntu bakorana nuko ariko akaba mwikuraho ngo babane bakaba batabana ko ari umukecuru wa mukobwa arampamagara arambwira ati wandaya ubundi kubera iki mwigira uko ibyo mutari byo ninde waguhaye nimero yanjye atese kuba umuntu yarakubyaje umwana bisobanuye ko mwabana abantu bose babyaranye n'abandi barabanye ati ubukwe burakomeje rero basisore nahuye n'ikibazo gikomeye cyane ariko ndashima Imana ko yatumye mpura nacyo kuko yatumye mbasha kuyimenya iyo ntaza guhura n'ibyo ntago nari kumenya Imana hanyuma rero nibwo yaje amaze kuzaza yafashe uburakari bwinshi cyane araza arambwira ati rero hari ikintu natekereje dutandukane ku mugoroba hari umugoroba nka saa 11 sinabiha agaciro sinanabyumva mu gitondo cya kare saa 11 arongera arambwira ati ya gahunda ndayikomeje dutandukane ese wabitekerejeho neza ati yego
wabitekerejeho neza ye kubera siki arambwira ati nakomeje kuguhisha ariko ndabona udahishwa mfite ubukwe mu kwezi kwa 8 mfite fiance bya bintu wambwiraga warose ntago nigeze mpa agaciro kari byo warose numvaga ari abandi babikubwiye ariko nanone ngaha agaciro ko nta muntu nabibwiye kugira ngo bitazakugeraho akampungabanyiriza umutekano wanjye naje ngushakaho ubuzima warangaburiye waranyambitse waranambyariye nuramuka ushonje nzakugaburira nimba hari icyo mfite ariko nanjye niba hari icyo mbaye uzamfashe ati njyewe ngiye kubaka ubuzima bwanjye bwite butari mu ndi muntu ese ubuzima bwawe burimo nde wundi ati burimo wowe burimo abana bawe burimo divorce burimo ati reka byambereye ihurizo rikomeye ariko nubwo byambereye ihurizo rikomeye nibwo ubutabazi bwanjye bwagombaga kuva bwo kugira ngo nsubire mu byanjye kandi mbashe no kumenya uwo ndi we nyirizina hari igihe umuntu yigira umuntu atari we akajya mu byaha kandi Imana yaramuteretsemo umugambi wo kuzayikorera hanyuma rero ntago uwo mugambi Imana yaguteretsemo wo kuzayikorera wajya kuwicarana mu byaha ngo Imana igukundire reka ntago bishoboka ntago yakwemera guhomba nuko abaransezereye biranshobera birancanga bimaze kunshanga nibwo nahamagaye abamama babiri Imana izabaho umugisha ko bantabaye mbabwira ibimbayeho kuko njya no kugenda bari babizi baravuga bati hoya ntago twabyumva n'ukuntu uwo muntu ari umwana mwiza kuko yagaragaraga nk'umwana mwiza inyuma kandi n'ubu nuko ndabatekerereza neza baravuga ngo uzahave twahageze nahavaga mfite iki nta n'igiceri cy'icumi nari mfite nibura wenda ngo ndi bugihereza imodoka injyane cyangwa se ndi bukire no ku ikarita nkozeho ngende abo bamama baraza ndabahamagara baza ari ku cyumweru bamaze kuza mbabwira ukuntu ibintu bimeze maze kubibabwira barambwira bati se koko yamara amaje yagusezeyeho ni yego yansezeyeho none se biragenda biti ndababwira ni ntago mbizi kuko nta n'igiceri cy'icumi mfite hari umumama witwa mama Fifi Imana izamuha umugisha we sinabura kumuvuga yanyishyuriye imodoka iraziranjyana ariko injyana ntaho mfite ngiye nigira inama yo guhamagara umugabo twari tumaranye imyaka 3 tutavugana ndamuhamagara ndamubwira wamfashije abana ko aho narindi byanze nibyemera kuzabansubiza nkabafata abana wari warabazanye cyangwa bari bakiri kwa mama nari mbafite nari narabazanye yego kuko naho kwa mama byaje kwanga arabansubiza urumva ari gihe tuba tuzi ngo twikuye mu buzima bubi kandi aribwo tubwiteretsemo neza nuko arambwira ati se wazanye nabo ndavuga ni reka da umuntu ashobora kuba ashaka kunyica yawe yahise akubwira ngo wazanye nabo ukagaruka mu rugo rwawe ukagaruka koko n'ubundi nari nkigutegereje ndavuga ni izi mbabazi ntizibaho umuntu adatekerejeho amafuti nakoze ntago izi mbabazi nzikwiriye ndamubwira hoya ariko byari byo kwihagararaho kuko ntaho nari mfiteho kujya mboneraho kubwira abamama nibubake ingo zabo bareke gusenya basenyeshejwe n'irari ry'ibiri hanze yego kuko iryo rari ry'ibiri hanze bararibona batarabigeramo ariko nibabigeramo bazisanga mu gahinda karuta ko bari basize abantu batarashaka n'abamama bamaze gushaka nibakomere kunga Imana yabahaye n'ukuri nibazikomereho kuko uratwarwa n'irari ry'ibiri hanze kandi uwo nguwo uguteje iryo rari ry'ibyo ari kuguhereza umenye ko nawe hari ibindi yasenye kugira ngo aze guhereza iki ibyo ngibyo uri kubona wahagararamo ukaba mu buzima bwiza nawe hari ibindi ugiye gusenya biri gutuma ushaka kujya muri bwa buzima tayari nimumara guhura muratangira gushaka gupanga ibikomeye bya bindi bikomeye nibyo byatumye
asiga wa wundi. Bya bindi bikomeye nibyo bitumye usiga wa wundi. Tayari na rwa rundi ntuzarwubaka ngo bikunde. Cyakora aho ushobora kurwubaka bigakunda. Ubaye koko wari warayobye inzira, hanyuma Imana ikakuyobora inzira, yego, rwa rugo rukakunanira nta ruhari wabigizemo, yego, ukubaka urundi. Birashoboka ko waba wari warwubatse Imana itabyemeye. Ahari wenda kubwa umugambi gufiteho ikabyemera ukubaka urundi, urwo yarukomeza. Ariko niba waravuye mu rugo hari ibyo uhabura, ukajya kubishakira mu rundi rugo, nta rugo ruri paradizo nabyo ntago uzabibona. Nkaba nababwira ngo nibashikame kunga Imana yabahaye, bazikomereho, barera abana Imana yabahaye. Byanga byakunda nyuma y'ubuzima bubi haza ubuzima bwiza, na nyuma y'ubuzima bwiza haza ubuzima bubi, kuko ibihe birasimburana. yego, Ntago waba mu buzima bwiza gusa, ntiwaba no mu buzima bubi gusa, ahubwo nibakomere. Kuko njyewe nkimara kumva ambwiye ngo ninze nzane n'abana, natangiye kugira ipfunwe ry'ukuntu nagiye gushaka ndi umugore kandi wari umugabo akabasha kwihangana iyo myaka 3 yose ntagera ahantu ajya. Satani wari wanshutse kugenda, Satani wari wanyumvishije yuko aho ngaho hari bibi nagera ahantu hari ibyiza, abari unkora no ku maso ahubwo anyereka ko nindamuka ngiyeyo ndaba mbaye ikigorye. Uragenda urahetse, uhetse umwana uvanye mu rundi rugo, wagiye nta uhetse. Yarabizi ko wabyaye indi. Yego, nanabyara arabizi kuko mbyara yahuye n'intambara nazo zikomeye. Hari n'intambara zikomeye kuko nabyaye bikomeye, bari kumbaga mu muvuduko w'amaraso kubera ubwo buzima nari mbayemo abantu batazi, byanteye umuvuduko w'amaraso ukomeye cyane. Mbyarira ku muvuduko w'amaraso uri hejuru ku buryo nari ndi gupfa nongera nzuka, ngwa muri koma nongera ngaruka. Cyo gihe rero bakamuhamagara bavuga ko ari uri kundoga ngo kugira ngo mpfe. Yarabizi ko nabyaye rero kuko nabwo yahahuriye n'ibikomere bikomeye. Mboneyeho no kumusaba imbabazi nanone. Iyo mbyibutse birongera bikambabaza bundi bushya, kubona umuntu ashobora kubura ubwenge kandi ari mukuru agasiga umuntu utamusize, na nyuma yo kugaruka agashaka kumufata kandi yaramuhuriyeho n'ibikomere bingana gutyo. Abamama nibubaka ingo zabo, yego, ntacyo bagiye kureba kidasanzwe. Natangiye kugira ipfunwe, hanyuma Satani anyumvisha ko nindamuka ngiyeyo ndaba mbaye ikigoryi, ariko numva nta handi hantu ho kujya mfite. Niwe wari ufite inzabamo nubwo yari ntoya, yari shamburete, ariko uko biri kose yari ahafiteho kuba, kandi nge nirukanwe udafite naho ujya, ntafite naho njya. Nta nuri bumamagare kuri telefone ngambwire Poli. Nuko mbitekereje neza ndavuga ngo napfa nakira, reka mpfe kugenda, nta kundi byagenda. Ndamushimira cyane kandi nzanamushimira, kuko sindamushimira ni ibintu bihora bingaruka, nkumva yabaye intwari idasanzwe. Mu gihe nari ngiye kwitwa amazina mabi, mu gihe nari ngiye kwangara, nkaba igicibwa mu bamama, nkaba igicibwa mu bo nagiraga inama, kuko nari mfite impano yo kugira abantu inama kandi nge ntanayigiriye. Nkaba igicibwa mu muryango, ntaho mfiteho kwerekera, naho mfiteho kwerekeza. Harambwira ngo ngwino. Mbanza kubyanga. Icyo gihe hari umumama bita mama Ngabire, Imana imuhe umugisha, n'uwo mama Fifi baravuga ngo pfa kugenda, uko byagenda kose uriya ni papa w'abana bawe. Kuba we yemera kukubabarira, akemera ko musubirana, ahari hari igihe Imana hari kigushakaho. Nza kumwemerera, ndamubwira nti nta kibazo, ndaza tubane. Yaranyiteguye ku buryo ntabitekerezaga, ahubwo ngiyewe kurya no kunywa bintera isoni, bintera ipfunwe. Nari mpetse umwana w'imyaka 2 n'igice utaruwe. Imishakire yanjye yarayizi, yari yarahuriyemo n'ingorane zidasanzwe, ntago nari wo kwakirwa mbese, ariko kubera umugambi w'Imana ugenda ku bantu bayo, irabyemera imucisha bugufi. Navuga ko ari nkawe yamuyoboye ubwonko, kuko mba numva nta mwana w'umuntu wakora ibyo bintu, n'umuntu wese ubyumvisha aratangara. Tubana nzi ko ejo azanyirukana, tubana nzi ko ejo azanyirukana, ejo biragenda bejo bundi, umwaka urashira, imyaka 2 irashira, imyaka 3 irarangiye.
tubana nzi ko azantotereza umwana, niyo nshuti afite mu buzima, bicara bakaganira akamutuma, nkumva ni ibintu umwana w'umuntu atabasha gushobora. Rero nshishikariza abantu gusenga, kuko iyo nza gusenga by'ukuri ntari mu kigare, ntari mu gikundi ngo ngende ngiye kumva, ngende ngiye kureba, ngende ngiye kwishima, uko byagenda kose nkagenda ngiye gusenga mvuga ngo Imana ndayizi, Yesu ndamuzi, byanga byakunda Imana ari kunyobora inzira, ibintu bikagenda neza. Gusa hari n'abantu Imana iyobora inzira bakarangara. Nanjye navuga ko nagize uburangare kuko nta kintu na kimwe ntaboneye ikimenyetso. Ndamushimira rero yuko yemeye gusubirana nanjye akambabarira, kuko byatumye mbona noneho ko Imana ihari, bituma mbona ineza y'Imana. Hanyuma rero njya gusenga noneho kubera icyari kindimo. Nibwo wahise ufata icyemezo cyo gusenga bya nyabyo? Fata icyemezo cyo gusenga cyane kuko ibyo byo gusubirana nawe ntago nari mbyiteguye. Fata icyemezo cyo gusenga cyane nagifashe uwo mwana twabyaranye n'uwo mugabo yarwaye agira ikibazo gikomeye cyane, niho nafashe icyemezo cyo gusenga. Hanyuma rero nsubiye muri urwo rugo noneho nabyo birabishyigikira, bihita bibishyigikira. Rero ndashimira Imana ko yangize uyu nguyu ndiwe, ndanashimira Imana ko yanshishije muri ibyo kugira ngo mbashe kuyimenya, ihabwe icyubahiro. Kandi nongera kubwira abamama ngo nibubake ingo zabo Imana yabahaye, aha hanze babona nta cyiza bazabonerayo kiruta icyo babona mu ngo zabo. Niba nakibonayo bazakibona hari umubabaro bahuye nabo uruta uwo bahuraga nawe, kuko uko akwitayeho yego hari uwo yasize, niko nawe azagusiga akajya kwita no ku wundi. Kandi wewe wari uzi ngo ukurikiye bya bindi bizakomeza bibe igihe cyose, ntago ariko bimeze. Ariko kandi nkatekereza ko abamama bagakwiye no gusenga cyane, kuko Satani yanga ingo. Nkatekereza ko ariyo mpamvu anazisenya buri munsi, ugasanga umuntu aho gukunda urugo rwe ari gukunda urwahariye, aho gukunda urugo rwe n'umuryango we ngo awubake, yicare hamwe abyubake, yumve ko ari byo by'agaciro, ugasanga ari kumva ko aramutse agiye hariya ariho yazabasha kubyubaka neza. Kandi nyamara buryo iyo mibare uyibara naho bari kubara iyindi. Yego ubari imibare y'inyungu hariya, naho bari kukubaramo imibare y'inyungu y'ibyo uzabagezaho, mu gihe nawe uri kubara ibyo bazakugezaho, bikarangira bipfuye, bwa buzima washakaga kubamo ntabari bwubamo. Yego. Mama rafiki, ubuhamya bwawe burakomeye. Nese umaze gusiga urwo rugo rwa kabiri, umugabo ubukwe bwaje gukomeza buraba? Maze gusiga urwo rugo rwa kabiri, ndashima Imana ko yari irunkuyemo atari urwanjye, kuko nduvamo narababaye cyane, naruvuwemo nambuwe. Ibintu byose nari narakoze muri iyo myaka yose, nta kintu na kimwe nari mbonye, nta nicyo nari njyanye, nduvamo mbabaye. Hanyuma rero urumva maze kuruvamo nagize ikibazo gikomeye cyane kubera ubuzima. Nataye urugo nari kurwubaka rugakomera, njya kubaka urutari urwanjye ndusize rukomeye. None nkora iki mbigenze gute? Ndahangayika cyane. Hanyuma rero nyuma yo guhangayika cyane ngakomezwa nuko Imana itatumye nangara, njya gusenga, Imana inyihera amahoro yo mu mutima. Nyuma yo kumpa amahoro yo mu mutima ndanabyakira, maze kubyakira nza najya kumuganiriza noneho, mubaza ikintu cyabimuteye. Arambwira ati nukuri nta kindi cyabinteye, sinanakwanga rwose, sinanakwifuriza ikibi, ariko hari icyo nagushakagaho. None rero niko kuri, ngiye kubaka urugo, ntago wari kubimenya ngo mbiguhishe. Ampa invitation, ama invitation, urugo nari nkoreye imyaka ingana gutyo,
ntago rwari kuburamo ubushobozi bwo gukora ubukwe. Hanyuma rero nyine arabukora ndumva yarabukoze nawe yabukoze haciyeho nk'undi mwaka hari kuko watubwiye ko ngira ngo byari muri iyo minsi yari yagomba kubukora. Byari muri iyo minsi ariko kubera iyo case ibayeho ntago yabura ikintu guhungabanyaho. Ari ngiye yaramuhungabanyije ari nawe iramuhungabanya cyane ko yagombaga no kudiriringa n'umukobwa. Ubwo umukobwa byanga bikunze yaje kumenya amakuru yose. Yaje kumenya amakuru yose urumva wenda no kudiriringa byaragoranye nta wamenya kuko ntago ibyo bya nyuma yaho nabikurikiye ngo menye icyabimuteye kumara undi mwaka. Ariko yamaze undi mwaka batarabukora ariko muri uwo mwaka amaze kumara nibwo yakoze ubukwe kandi ko kabukora na wa muntu nahamagaye tukanaganira kandi inzozi nazirose ntari n'umukozi w'Imana. Cyo gihe sinari ndi n'umukozi w'Imana. Imana igibasha kugendera abantu bose ntibakakubeshya. Bose irabagenderera ahubwo ntago bamenye uburyo yabagendereyemo. Yego. Reka duhita dukomereza aho ngaho waruvuze uti nabyeretswe ntari umukozi w'Imana. Ntago nari we pe. Kandi bari by'ukuri. None uyu munsi ko winjiye mu cyiciro cy'abakozi b'Imana ubwo urakerekwa cyangwa byarangiriye aho ngaho? Ninjiye mu cyiciro cy'abakozi b'Imana hanyuma ikintu cyatumye ninjiramo wari umugambi w'Imana isengera bisanzwe. Imana ihagurutse umukozi w'Imana imubwira ko impamagaye kandi impamagariye kuyikorera. Iranamukoresha mbwira umuhamagaro undimo. Ngewe urumva nari ntarabasha no kwisengera ngo menye ngo umuhamagaro wanjye nuwuhe. Numvaga nyine ubwo nje mu gakiza nkubaha Imana inkuyeho amazina mabi. Nkubaha Imana inyubakiye urugo rwari rumaze imyaka 3 rwarasenyutse. Nibyo byari binjyanye. Hanyuma rero akimara kubimbwira uwo mukozi w'Imana ko Imana impamagariye kuyikorera ahita hari abakozi b'Imana baba babirimo neza. Uwo mukozi w'Imana ndamushimira cyane kuko yatumye mbasha gusobanukirwa uwo ndi we. Imana imuhe umugisha kandi mwongere n'imbaraga n'amavuta. Yabashije gutuma nsobanukirwa uwo ndi we kuko nari mpuye n'umukozi w'Imana by'ukuri apana pirate apana babeshya. Ambwira ko Imana impamagariye kuyikorera ahita nambwira n'iki impamagariye kuyikorera. Urumva amahirwe nagize nyuma yo guca muri ubwo buzima bubi, nyuma yo muri izo ntambara, nyuma yuko Imana inkuyeho amazina mabi kanyubakira urugo ntabitekerezaga rwari rwarasenyutse imyaka yose 3, ihita impuza n'umukozi wayo apana ibintu byo kubeshya, apana ibintu by'igipindi. Arambwira ati Imana iguhamagariye kuyikorera kandi iguhamagariye kuyikorera hano. Numva ibyo bintu niwe ubivuze ariko kubera yuko nari ntaramenya gusenga nyirizina ngo menye uko ivuga, arambwira ati noneho tuzanahure nkubwire umuhamagaro ukurimo w'icyo uzakorera Imana. Turahura ambwira iki Imana impamagariye. Numva ubwoba bwinshi cyane muri njyewe, niba si ibyo bintu ukuntu byagenda n'ukuntu nabishobora birancanga. Ariko Imana iratangaje cyane, ntabwo yagushaka ngo ikubure. Nanabwira abantu ibyo waba urimo byose ntuzavogere Imana ngo wumve ko ugeze ku rwego rwo kuyivovotera cyangwa kumva ko wayituka kuko ubayeho nabi, kuko kubaho nabi no kuba Imana ikuzi cyangwa izaguhindurira ubuzima ntaho bihuriye. Yego, hari igihe tuba mu mibereho mibi ari twe twabigizemo uruhare kubera ko twanze kumvira Imana ngo tumenye iki dushakaho, tumenye aho ishaka ko duhagarara. Sibyo niyo mpamvu rero kubaho mu buzima bubi ntaho bihuriye n'urukundo rw'Imana. Uko niko kuri abantu babayeho nabi ni muhumure, Imana irahari kandi izababeshaho mu buzima bwiza. Bibaho cyane. Noneho rero akimara kubimbwira ndabyibuka nahise njya mu butayu bw'amazi aho ngaho iwacu aho bajya bita mu Kivumu. Sinjya noga amazi akonje ariko navuze nti ninyajyamo, nibyo be navuze nti ninyajyamo irahita ibona ko byanjye byose nabishyize hasi, ko kimbwire niba nzabasha kuyikorera njyewe munyabyaha, njyewe uvuye muri ziriya nzira zitandukanye, njyewe uvuye muri buriya buyobe, njyewe ufite ibikomere. Mana yanjye, ndangije rero njyamo nayavuyemo muri iryo joro nibwo narose mfite mikoro
mbona ndi mu bantu benshi mbona ndi kuvuga ariko nkabona ibyo ndi kuvuga ngo ntibiri kurangira ndakanguka ntawe nazirotoreye ngo ambwire nanjye nahise numva ko koko Imana ishobora kubimamagaye haciyeho icyumweru kimwe umukozi w'Imana arampamagara arambwira ngo uyu munsi niwe uri buyobora amateraniro namenye ko ndi umukozi w'Imana uwo munsi yego ni naho n'umuhamagaro w'Imana watangiye gukora uwo munsi yego rero urumva nakomeje kuba umuntu w'Imana kuko urumva niba yaranyerekaga ntarayimenya ntago yari kubura kunyereka nayimenye no ninjiye no mu murimo wayo yego ndashimira Imana ko yabikoze njya mvuga ngo ndashimira Imana ko yemeye ko mbuyu nguyu ndiwe yego ni ubuzima bwose naba mpagazemo bwaba bubi cyangwa bwiza nzajya nshimira Imana ko yemeye ko mbuyu nguyu ndiwe kuko hari uwo nari ndiwe nitwa amazina mabi hari uwo nari ndiwe w'ibikomere gusa hari uwo nari ndiwe w'amarira gusa ndashimira Imana rero ko mbasha kuvuga ngo haleluya amen mutima wanjye ukabohoka amen ndashimira Imana ko iyo nicaye mu muryango wanjye ndi kubona papa w'abana banjye mu gihe nabonaga ari mubi muri iyo myaka yose nabonye ko ari mubi mba mbona ari mwiza cyane kuruta abantu bose bo mu isi wow yego kubera ko uko biri kose iyo ngiye ngendana umutekano yuko ari buganiriza abana be neza cyangwa se niyo atakira ikintu abona abahereza ari bubabwire ngo ni muhumure bakabyumva kubera yuko ari papa wabo amen sibyo nanjye honziye nkahafatira nagiye tujya tugera igihe cyo kuganira kuko narigaye cyane rimwe mbona udufaranga ndabasohokana mbasaba imbabazi bose muri rusange n'abana yego ndababwira ni mumbabarire kubera impamvu iyi niyi papa wabo niwe wateruye ijambo bwa mbere aravuga ngo nta kosa wakoze kugira ngo izo mbabazi nsabye ahari yumvaga adashakwa kw'abana bazabiremereza simbizi ntabwo nzi ko yabitekereje we yahise aterura aravuga ngo nta kosa n'iri na rimwe wakoze mbivugiye imbere y'abana banjye nta mugayo nkugaye impamvu ntakugaya ni uko bijya bibaho ko umuntu ashobora kuba nabi bikanabaho umuntu akaba neza ahubwo ngenda gushimira ko wemeye kugaruka muri twebwe tukaba turi kukureba evo nararize numva ngiye no guturika n'umutima nararize izo nkoko ntago naziriye abana nabo tubaha ijambo umukuru aravuga ngo papa ngo urakoze ngo nanjye ndashimira mama ngo ko yadukuye hariya hantu twari turi aravuga ngo ndamushimira cyane ngo ko yadukuye hariya hantu twari turi ngo ntitwavugaga ngo ntitwakinaga ngo ntitwumvaga umutima wacu tuje ngo kwa ko twabaga tuzi ko aho turi buve hose turi bukubitwe papa arabaza ngo ise mwarakubitwaga nanjye ndiyeranja nabane bakubitwaga bakoshije nyine ntago wabura guhana umwana arababwira ngo none se mwashakaga gukosa ntimuhanwe baba baracecetse ariko aricyo bari bacecekanye wa kabiri aravuga ati hoya njyewe ma nanjye ndagushimira nkuko papa bivuze ibaza icyo kinego uretse ko wenda yanshingiye igiti havuga ngo nta kosa na rimwe wigeze ukora ninde mwana wari kunyubaha ninde mwana wari kunyumva ninde mwana nari kuvuga kanyumva hanyuma rero umwana w'umukobwa dufite arangije aravuga ngo njyewe ndashimira papa kandi afite imyaka 10 avuga ngo njyewe ndashimira papa papa aramubaza ngo kubera icyo dushimira ngo kubera iki unshimira ngo ndagushimira ngo ko wongeye kubana natwe ngo mama wacu twaramubonaga ngo ariko we ntago twakubonaga mana we mitambwira Imana n'Imana ndagushimira ko wemeye ko mbuyu nguyu ndiwe iryo jambo iyo bindenze igihe cyose nkunda kurikoresha avuga ngo ndashimira Imana ko yemeye ko mba uyu nguyu ndiwe kuri uyu munsi ndagenda nkajya kuvuga Imana nkaba nabasha kuganiriza abantu nabo batentebutse nkabakomeresha bya bindi byankomerekeje bakabasha gukomera kuri uyu munsi turasengana n'abantu nkabasha kubahereza ubwo buhamya abakobwa cyangwa abamama bakambara imbaraga zo gushikama
bazi neza ko nta hantu na hamwe ubuzima bwabo bwahindukira Imana itabyemeye. Amen. Ntago Imana itemeye ko ubuzima bwawe bwahinduka. Waba uri umunyabyaha, waba uri umukristo, ntago Imana itemeye ko ubuzima bwawe bwahinduka. Hari igihe bwihindurira umunyabyaha kugira ngo irebe ko nibura ubwo buzima ikubeshejemo bwakwigisha bukakumenyesha ko ari Imana igira gute isumba byose kandi igira neza. Ukanga kubibona, wowe ukajya wumva ari ubwenge bwawe wakoresheje. Ni ukuri n'ubuntu bw'Imana buba bwakugezeho, ahubwo byagutera gushima Imana, bikagutera no kugira ibyo utinya. Uvuga uti uko biri kose ibi ngibi Imana irandeba. N'abantu bakijijwe rero, hari abantu benshi bajya bavuga ngo kubera icyo abantu basenga ngo ari bo baba mu buzima bubi. Ntago abantu basenga babayeho mu buzima bubi, baribeshya cyane. Yaba kennye yaba kize, ntago abantu basenga babayeho mu buzima bubi. Abantu babayeho mu buzima bubi ni abantu babeshya ko basenga kandi badasenga. Yego, kubera ko ntago ari mu ruhande rw'ibyaha, yego ntari no mu ruhande rw'agakiza. Noneho ko kutagira uruhande abogamiyemo, nta burengeza afite, nta butabaza afite. Yego, aratinya gukora ibibi ngo babandi bamubonye yinjira mu rusengero batamugaya. Yego, sibyo? Yego. None agatinya no kugira ikintu avuga imbere y'Imana kuko azi ko hari ibyaha yakoreye mu rwihisho. Yego, we ni ubayeho mu buzima bubi. Ariko umuntu ukijijwe neza by'ukuri, yaba kennye ntago abayeho mu buzima bubi kuko afite amahoro menshi adashira yuko Imana izamutabara kandi izamurengera, kuko ayihagazeho yizeye neza ko itabara. Nabo yamaze gutabara rero babayeho mu buzima bwiza kuko batabawe n'Imana, bakaba bafite ibifite uburambe. Yego, uri kumva ko nta hantu na hamwe umuntu usenga afite igihombo. Umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo ni inyungu. Yego, ngo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Sibyo se? Yego, ngo kubaho ni Kristo, ngo no gupfa ni inyungu, ngo ku mukristo wese w'ukuri. Rero abantu nibakomere, Imana irahari kandi umuntu wese yashyizemo umugambi wayo, ntago azemera ko yikubita hasi gusa, azabyuka. Yego. Mama Rafiki, urakoze cyane, ubuhamya bukomeye kandi bufite isomo rikomeye cyane ku bantu benshi cyane. Yego, reka tugushimire ku muntu wenda waba wifuza kuba yakuvugisha, ashaka ko wamukomeza, ashaka ko musengana, wamuha nimero ubundi ukasoza n'ubundi dusengera. Nimero yanjye ni 078 320 66 78. Niri kuri WhatsApp. Yego. Wadusengera tugasoza. Mana, turagushimye kuko uri Imana nziza, wabaye Imana nziza mu ruhande rwacu. Uwiteka ubishimirwe. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe tuganira. Uri Imana nziza yo kwizerwa, wabanye natwe. Uwiteka ibyo byose biguhesha icyubahiro. Uri Imana nziza, n'ukuri dukomeje kugushimira. Reka abantu bafite imitima itentebutse, Mwuka wawe wera yururukire kubakomeza. Reka abantu baraye barira, Uwiteka Nyiringabo Imana basange mu bicuku bya ninjoro bahoze. Uwiteka uko wansanze mu rurindagiro ukanyobora inzira yo kuruvamo, reka abantu bari mu rurindagiro kandi baruteretswemo nuko bajijwe bakajijishwa no kutakuyoboza inzira, reka urukundo rwawe rubasange nk'uko rwansanze rukanyobora inzira nkabona amahoro yo mu mutima. Reka rubasange rubayobore. Uwiteka Nyiringabo Imana, abantu bambuwe ibyabo, reka ubakomeze kandi ubahereza ibindi kuko ari wowe ugira ikirema kandi ukagikomeza. Uwiteka reka abantu bubatse ingo zitari izabo kandi barasize izabo, reka ubakure mu rujijo hakiri kare bajye kubaka izabo kuko zirabategereje. Uri Imana nziza yo kwizerwa, reka bari wowe ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.